Yes, reka tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse, buri wese aho aherereye akomeze agubwe neza. Mwebwe muri Burayi, muri Amerika, Aziya, Oceania, hari uwundi mugabane n'uwuhe ningahe? Itanu. Na Australia ni ni Oceania. Yego. Afrika ahubwo. Yego, imigabane itanu. Buri wese aho aherereye wumva ururimi yumve yuko tumusuhuje, tumwifuriza ibyiza kandi tumubwira ngo nibitagenda none uyu munsi ariko ejo bishobora kuba bigenda neza. Kuri mikoro ni Tete Kamanzi. Ikiganiro n'amakuru ni business isobanutse n'ubundi nk'izina rya channel nta kundi twayita, nuko nguko gukwiriye niko biri. Tugarukanye iki rero uyu munsi? Uyu munsi rero mu makuru ya business isobanutse tugarukanye Pi Network n'ubisanzwe, tubagarukaniye amakuru y'ingenzi, nongereho ngo amakuru y'ingenzi. Pi Network yakoze agashya. Uti nakahe rero? Aka gashya kakozwe na Pi Network. Ubu Pi Network yatangiye kubaka ibikorwa remezo hirya no hino ku isi. Bizakora iki? Ntabwo ari imihanda, ntabwo ari amavuriro, ntabwo ari amashuri, no, ni ibikorwa remezo bijyanye n'imari. Ubu tuvugana mu makuru yo ku itariki 9, dore tugeze ku itariki 13, Pi Network yasohoye cyangwa se ibitangazamakuru byasohoye amakuru, ariko isi ni nini mw'abantu mwe. Muzi ko amakuru ashobora kumara amezi n'amezi, hari n'amara umwaka ataramenyekana. Ibi mbabwira, tuzi yuko isi yimukiye ku mbuga nkoranyambaga, ku ikoranabuhanga, tukagira ngo tuzayipfumbatiza mu kiganza nk'uko tuba tubona. Cyokora koko mu buryo bufatika tuba tubifite mu kiganza iyo dufite telefone cyangwa ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga, ariko mu buryo bwo kubyinjiramo ushobora kumara n'umwaka wose hari isi, ari igihugu utarageramo kubera uburebure cyangwa se ubwinshi bw'ibyo bihugu cyangwa se intera ihari. Uti intera gute? Nk'ubu aya ni amakuru, hari nk'amakuru ari muri iyi Pi Network mureba dufite, ariko ayo makuru akaba mu by'ukuri tudashobora kuyamenya. Amezi 5 agashira, amezi 6 agashira, amezi 7 agashira, umwaka ugashira, ibyo bintu tutari twagira gute, tutari twabimenya. Ariko aho tubimenyeye biba ari bishya mu matwi yacu. Reka rero tuyirebere aya makuru ku itariki 9 yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse tuziho umuntu bita Dorisine, umwe mu mpirimbanyi z'impinduramatwara mu bijyanye muri revolution ya Pi Network, aho yamamaje nk'igiciro cya Pi Network cy'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ari mu bazi aya makuru, ariko hari ibyo tutapfa kumenya bitewe n'ibitangazamakuru twabibonyemo, ngaho kuri Twitter, ngaho mu binyamakuru bitandukanye. Mujye mukurikira ikinyamakuru cyitwa Hoka News, mukurikira icyitwa Newswe, mukurikire icyitwa CEO Influencers n'ibindi. Muzajya mumenya amakuru menshi yerekeye Pi Network kurushaho, ariko mujye mumenya amakuru gusa nyine buriya Pi Core Team yo itangaza amakuru make kuyahari, itangaza ya ngombwa, mu gihe abandi bo buri kamwe baba bakarashe hanze. Rero nitubabwira amakuru nk'aya mujye muyaha agaciro, muyumve nk'ukuri, ariko mugerekeho namwe kwigenzurira, murebe ko ese ibyo tubabwira ni ibihuha, ni ukuri si ukuri. Mbanze mfashe abantu bake cyangwa se bamwe bumvise amakuru avuga yuko wenda bitabaca intege. Hari abantu hari amakuru wenda yaciye mu gutwi numvise, wenda namwe mwayumvise, avuga yuko Pi nijya ku isoko abantu hazabaho ingano runaka wemerewe kubikuza, wenda nka Pi 10 mu mwaka ni urugero, cyangwa se 20. Ibi ngibi si igitangaza, ni ibintu bisanzwe. Ndagira ngo he kugira abahahamuka ngo bumve bati subwo Pi zacu ntibazazi, no, ntago bazazi batwara. Ni uburyo bwo kuregera cyangwa se kucunga umutekano. Na banki inkuru y'igihugu hari amafaranga amabanki atemerewe kubikuza ngo ayamaremo muri banki nkuru y'igihugu.
nk'uko hari umukiriya amafaranga adakwiriye kubikuza ngo yamaremo muri banki bitewe n'ingano yayo, cyangwa se uwo mwanya hari amafaranga utemerewe kubikuza ariko mu wundi mwanya ukongera, bene nk'ibyo no ku matelefoni yacu niko bigenda. Rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibyo byo kuregra cyangwa se kuregulatinga imibikurizwa y'amafaranga, izo transactions zikorwa ni ibintu bisanzwe muri finance, ni ibintu biriho, ntacyo bitwaye rwose, ni bisanzwe. Ariko nanone mwibuke yuko dukora lockup, buriya lockup ni izajya igena ingano y'ibyo dukeneye kubikuza. Ego, kandi ikindi nta mpungenge zihari, nta muntu uzabikuza payi ngo azijyane hanze, kubera yuko payi izaguma muri payi nyine, muri ecosystem za payi, nta handi izajya, ahubwo umuntu azajya aba yemerewe gusohokana icyo bita USD Pi. USD Pi ni native token ya Pi network, ariyo izaba isa nk'ihagarariye Pi. Noneho ushaka Pi mu mwanya wayo akabona USD Pi kugira ngo aba ariyo isohoka hanze, ku buryo yo izaba ivunja buri faranga ryose. Rero inkuru y'agahebuzo ni iyihe? Inkuru y'agahebuzo ni iyi ngiyi, nuko mu Bushinwa hatangiye kubakwa ibikorwa remezo nk'uko nabibabwiraga bifatika byo kubikurizaho amafaranga ya Pi. Ubu tuvugana mu Bushinwa hatangiye kubakwa za ATM machine, ku buryo uzajya ufata ikarita iriho Pi zawe ukagenda ukajya ku cyuma kiri kuri banki ikorana n'iyo Pi, yego, hanyuma ukabikuza amafaranga yawe, bakayaguha mu mafaranga y'icyo gihugu. Ntabwo bazaguha mu madolari, ntabwo bazayaguha mu mafaranga y'Abayapani, bazayaguha mu mafaranga y'amayuwani y'Amashinwa, kubera ko ni mu Bushinwa nyine. Ngiye kubaha urugero, nigeze kubibabwira ariko kambisubiremo. Ngewe nigeze kujya Uganda, mfite ariko konte muri Equity Bank. Ndagenda ngezeyo, amafaranga nshiriraho, mpamagara madamu ndamubwira nti nshyira amafaranga kuri konte. Aragenda arabikora, kubera ko nari mfite agakarita. Naragiye njya muri banki ndababaza amanyarwanda aravunja amagande angahe, bampa imibare ndabibona. Maze kubibona ari n'ikibaho kiba kimanitseho, maze kubibona icyo nakoze narabifashe ndabikuba, mbona amafaranga afite kuri konte barampa amagande angahe. Naragiye ndasohoka njya kuri ATM machine, shyiramo ikarita ndabikuza bisanzwe, shyiramo umubare w'ibanga wanjye. Namwe munyumvira ibyo bintu, kandi ndi Uganda, shyiramo umubare w'ibanga ndabikuza, bampa amashiringi, kubera ko niyo nari nkeneye cyangwa se niho narindi. Ubu rero Ubushinwa ni igihugu ubundi cyagaragaje yuko gifite abapiyoniye bakomeye b'abarwanashyaka mu rwego rwo hejuru. Ntabwo ibihugu byose abapiyoniye babigize gahunda ya Pi network izashyira mu bikorwa kimwe. Oya, bizashyirwa mu bikorwa hashingiwe cyane cyane mu buryo bwiza, hashingiwe ku bushake bwa politike z'ibyo bihugu mu mikoranire yabyo na Pi network. Mbibutse ko muri white paper yo mu bihe bishize handitsemo yuko ari ya yindi ya mbere na mbere, handitsemo ko Pi network ifite gahunda yo kuzashyira amashami muri buri gihugu Pi network ifitemo abapioneers. Ariko ibyo byose ari gikenewe cyo bita compliance. Compliance ni nko guhuza, ngira ngo nyibite nko guhuza amategeko, kumvikana ku mikoranire y'amategeko y'ibihugu bibiri bitandukanye. Ibyo bishingirwa rero ku mategeko y'ibihugu byombi, ku bufatanye cyangwa se ku bufasha bw'amahame n'amasezerano mpuzamahanga mu by'ubucuruzi, mu by'ibikorwa remezo, mu by'umutekano, mu byima byose. Muri ibyo byose rero nibimara kugerwaho, kandi urugendo ruracyari rurerure, ariko buri gihugu kikareba kibifitemo izihe inyungu. Nka buri u Rwanda nirubishaka cyangwa se wenda banabirimo, ntabwo navuga ko batabirimo, bagiye kuzakora CBDC kandi badekarira ko izakora 2026.
urumva tuzaba dushesha kanguhe mu gukoresha Pi network. Biroroshye cyane kuzazana Pi tukajya tubikuza amafaranga y'u Rwanda cyangwa se tukayexchanginga cyangwa tukayavunja tukayahererekanya dukoresheje telefone zacu. Niyo CBDC z'ibihugu bigaragara ko zizakorera muri Pi network uko mbitekereza inshingiye ku miterere ya Pi network, ndetse n'izo zindi zifite ikoranabuhanga ridahambaye kandi Pi network ikaba irifite kandi riri ku rwego rwo hejuru guheza izindi systeme z'ikoranabuhanga. Yego, ibyo rero tukabibonamo inyungu y'uko bizatworohera gukoresha CBDC tuyexchanginga cyangwa se tuyivunja na Pi network coin igihe bizaba byakunze bahuje amategeko n'amabwiriza ku mikoranire hagati y'ibihugu cyangwa se ya system zombi. Ndagira ngo rero nsoze mbwira abapoyenia yuko niba mu Bushinwa batangiye kwinstalla za ATM cards, umusibone ejo bundi bazaba batashye iwacu, ni mwumve yuko ibyiza bitakiri imbere gusa, ahubwo noneho byatugezemo. Buri wese agira icyizere, yumve neza yuko ibyiza byatwegereye. Ibi byiza rero byatwegereye birasaba iki? Birasaba ko buri muntu wese ufite konte ye ayigenzura akareba yuko itunganye. Verifications zawe, mainnet checklist, kurinda ibyangombwa byawe. Mwibuke kwaka ibyangombwa byanyu ababibabikiye hakiri kare, mubyibikire kuko nta muntu wemerewe kubikira undi konti. Ikindi, abafite konti zirimo amakosa nimuharanire kuzikosora kugira ngo ejo mutazisanga mutazibuka ibitereko mwasheshe. Ikindi, ndabibutsa yuko udashoboye gukurikirana ibiganiro ngo yumve uko bikorwa cyangwa se bikurikize akakenera ko tumufasha, turamufasha. Icyo ukora, nimero yacu biri hano muri description, uraduhamagara tukavugana tukagufasha, tukavugana uko tubonana tukagufasha, konti tukayisubiza ku murongo. Ndabaha urugero. Hari umuntu nasanze mva KYC barayishe konti ye nako barabyangiza, amazina nahuye ibiki. Noneho mu gukora KYC biragorana. Hari benshi rero bafite bene ibyo bibazo, ugasanga konti barayirejectinze, barayinaga. Umuntu ntarasobanukirwa ibi bintu, ariko aratinyuka agafata konti z'abandi akajya kuzikiniraho. Ntabwo ibi bintu ari byiza, nyamara ni ibintu rimwe na rimwe bizabateranya n'abandi, kuko uko bizarushaho kugorana bimusaba ubushobozi bwinshi kugira ngo ibyo bintu bikosoke, kuko birarushya. Byumvikane yuko bizatuma mutarebana neza hagati yanyu. Iyawe nawe ubwawe ntuyikiniraho, ariko ugafata iz'abandi ukazikiniraho, ntabwo ari byiza. Niba abantu babafasha bahari bagwiriye, nimubagane ariko konti zanyu zibe zitunganye. Nuko rero uwo muntu rero nasanze nta kindi nakora byari ukwandikira kuba team. Mu bantu nari nandikiye niwe muntu wa mbere nari nandikiye, ariko ni mu gihe cyo mu kwezi kwa 9 bibi bamwandikiye bamusubiza bamubwira yuko bazamusubiza mu mezi ari imbere. Ubwo rero nabwiye wetegereza icyo wakoze waragikoze. Nuko mu gitondo rero nibwo neje kubona mbona ampaye message yuko bamusubije, ngira ngo hari urubuga rumwe nayishyizeho bamwemerera kongera mu byo nabandikiye ko bamwemerera kongera gukora KYC. Byarangiye ari byo bamwemereye kongera gukora KYC. Ubu kwa gatanu nzamureba nongere noneho nyimukorere, nangiye kuvuga ngo nongere nk'ahari ngiye wayikoze bwa mbere. Ndagira ngo rero saba abantu birinde kongera kwica konti z'abandi. Niba udasobanukiye kwinjiramo tubaze, niba udasobanukiye KYC tubaze, kurikira ibiganiro. Niba utabishoboye tugane tugufashe. Niyo mpamvu ubu tujye kujya dukora ibiganiro bigufasha gukora iki n'iki kugira ngo umuntu atazavuga ngo ntabwo namenyaho mbivana ngayo nguko. Nibyo nagira ngo mbabwire abantu bose bazi yuko bandikiye kuba team, ni mwihangane bazabasubiza vuba cyangwa bitinzeho, ariko icyangombwa nuko bazabasubiza. Igikuru si ukwirukanka. Ese ushaka kwiruka agenda wenyine, ariko ushaka kujyana n'abandi acisha make, agenda gake, ashyira agapira hasi. Mureke dushyira agapira hasi tujyane kandi dukora ibintu bitomoye. Nimwemere mukore ibisabwa, mureke ibintu by'ishyari n'iki. Reka mbabwire, nigeze gufasha abantu, ndababwira rero kugira ngo nze kubafasha
hari kure nyine. Ubwo buri muntu aratanga itike y'ibihumbi 2 noneho nze mbafashe nkuko mubyifuza. Umuntu araturumbuka araza, namwe munyumvira umutima mutinda ukuntu ujya umera ngo ubwo ngubwo abantu 40 ngo abantu 20 ngo ni ibihumbi 40 wakoreye se. Ariko utekereza nk'uwo muntu kweri agatinyuka agafata ibyo bitekereza akabishyira mu bantu akabaroga. Ikindi ndagira ngo mwitondera abantu barimo kugenda bansebya ngo ndi mu kubicira konte, kandi konte zanyu nkabanza kukwereka ikibazo ifite ari mwe mwazishe. Iyo utazica bari kumpamagara ni ikibazo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri, umuntu uzi ko namwiciye konte, dore nimero yanjye ya telefone ngiyi niyo mpamvu nyishyira aha ngaha, nahamagara ambwira ati ndi kanaka wanyiciye konte. Icya kabiri, dufite imbuga duhuriyeho, igaragaze we ku giti cyawe, we gutanga message ngo bayigutangire, igaragaze ku giti cyawe uvuge uti Kamanzi, Tite Kamanzi yanyiciye konte muri ubu buryo ubu n'ubu. Babivugiriyo ngo mumwirinde, banyirinde kugira ngo mukomeze mugumane konte zabo, mubagundire. Nk'umuntu nababwiye ejo wimye umuntu imfunguzo ze za Pi network akamubwira ngo azazimuhamuhaye Pi 3. Nibyo ngibyo abantu bari mu gushaka, abo banyiyama nibyo bari mu gushaka. Nyamara ndabamenera ibanga, nahagurukiye kugira ngo mbigaragaze, kandi ababikeneye tubafasha, batabikeneye nta rubanza. Dore tujye kujya dutanga amahugurwa, buri wese abyikorere, ariko uje tugana tumufashe, tumubwire ibisabwa, tumufashe, nta kibazo. Ariko uvuga ngo namwiciye konte, izi mbuga duhuriye ngo reporting uyigaragaze, uvuge uti yari imeze itya, ayigira atya, dutanga ibihamya. Niba nta bihamya ufite, ceceka. Ibihamya bitangiye kwigaragaza. Abo twandikiye konte zari zarangiritse barimo kubasubiza, wowe wagaragaje iyo nishe nayifunze nayigize, ni ikibazo. Ibintu biramara kubayobera mugatangira kunyita, muranyita kana birabakomera na burya. Nimugume hamwe tubigaragaze, kandi ababishaka baze tubafashe, sibyo? Ntago nagiye kuza hano babanje kundwanya ku mbuga za WhatsApp, sibyo? Maza kubahungira kuri Telegram, bageze aho bankurayo bati ko wadufashaga wagarutse kuri WhatsApp. Ndagaruka, ngeze aho mbona ntaho bijya, njya kuri YouTube kugira ngo ibiganiro bijye bigera kure. None mukomeje muranyikoma, muranshyira he kereka nimfa, ariko ni ntapfa turi babiri, ntago muzaheza abantu. Naba ngaba bari mu kugenda biba Pi, turabaripotinga nanabibamenyesha, ubu narabitangiye nabyo. Maze kuri potingira abantu ngira ngo ni 2, hari undi wa 3. Nimutinyuke muzane konte zanyu tuzira reportingire mwebwe batwaye Pi. Ikindi nimutinyuke musuzumishe Pi zanyu, mumenye ikibazo zifite. Nibitabibyo muzi ko mutanabisobanukiwe, bazabakubitira mu kadeyi, babakubitira hareba inzega, babatware Pi zanyu. Rwose nimwige imikorere. Niba wirukanka inyuma y'amamiliyari, wikumva yuko kwishyurira umuntu itike ngo aza kureba gukorera ibyo gukorera, wumve ko ari igitangaza. Ariko ari nabambwira ngo nimbimubwire kuri telefone, ayo matwi se sha, ayo matwi nyashyiramo iki, shyireme kuteri, nshyiremo iki? Yo ntuyarengera, ni ikibazo. Utumva ibi ngibi azahorana ikibazo mu myumvire ye. Abantu rero bafite igomwa nk'iryo, nk'ibyo nababwiraga, bazahura iteka n'igikuta cy'ibintu bidasobanutse byo kubangiriza, byo gukomeza nabo kwangiza konte z'abandi, kandi si byiza. Rimwe na rimwe numva nsoje ndimo gutongana, kandi atari byo naringamije. Nagira ngo mbihera amakuru yuko umuntu wese uzi ko afite Pi agira icyizere ko azayirya ku mutuzo, nta ntugunda, nta nda y'umujinya, nta bwoba, nta ukuri inyuma. Ese ubundi ufite amafaranga yakwa nande di, cyangwa yabazwa nande? Ntuyakoresha uko wishakiye. Rero muhumure, ibikorwa remezo byatangiye kubakwa, niba ari mu Bushinwa, ejo wenda ni mu Rwanda, cyangwa ejo bundi ni mu Burundi, cyangwa Tanzania, cyangwa Uganda, cyangwa Kenya, East Africa n'ahandi. Ni muhumure, Pi ni yacu, ntawe muyibyiganira. Ejo hari uwambwiye ngo miliyoni yose ngo miliyoni yose ngo mumva zakwira abantu. Harinda bakwira, urinde iyo bakwiza ko buri wese afite ye. Ikibazo ufite ni iki? Ubu amafaranga yose ari muri iki gihugu ntakwiriye ku makonti y'abantu no ku matelefone no mu mifuka, ko nta uratangazwa se nuko anyanyagiye mu bantu, andi ntari mu bicuruzwa. Kuki ibyo bitaragutangaza? Ariko ari kuri telefone yawe, ugomba kuvunja mu ifaranga iryo ari ryo ryose ushaka. Ariko rero no gukena mu mutwe bibi kibazo burya, kugeza ku rwego rwaho wumva yuko ibintu ari byiza cyane ku buryo utabikwiriye. Ibi ngibi ni ingeso y'ubutindi yo kutumva. Ibi ngibi niba byarabayeho mu myaka yashize, n'ubu bikaba bije,
aya kari amahirwe y'imboneka rimwe wategereje ukareba ko nta gishoro baza gushoramo. Ikibazo ufite ni iki cyokora wowe niba waramenyereye gucika intege komeza uzicike ugende uhinyagurika birakureba. Twebwe abakataje abiteguye kuba abaherwe abiteguye gushora imishinga mu bihugu byacu ntago turi babanga mwabo bandi bavuga ngo njyewe nizango zarashika ngo zaraza kwa sose kwa nyoko nyogosenge. Oya, iwacu yewe ni namake cyane ugereranyije n'imishinga dufite. Ejo hari wambwiye ngo ibi bintu byose uzabishyira nzabishyira hese ahubwo biri hehe ngo nuko mbonanye payi zirenga ibihumbi 10. Ubwo izo ni payi kubwange ndazurura nkabana ni duke cyane kuko imishinga mfite kandi ngomba gushora mu Rwanda. Ari wambwiye ngo nzigire muri Amerika kwa data se cyane kwa masenge niyo kwa bari kwa masenge si kwa data na mama no kwa sononyo kuvayo ukajya kwikorera ibya iwacu. Rero ni mu Rwanda nta handi niho ngomba kubikorera. Rero izi payi ni nke cyane buri wese rero naharanire ku mining ku buryo bushoboka ngira ngo n'ubudashoboka sibyo. Nk'ubu iyo byancitse ndababara ariko nshimira abantu bakunda kunyibutsa harimo nka Valence Mukurarinda, hakabamo ba Christopher, hakabamo Ndumwami, hakabamo umuntu bita Hirwa John Peter. Abo bantu n'abantu bampamagara bati ko tamayininga muzeyi nkabanda mayinings ariko nkabanda babaye. Nawe rero shyiramo akazogera ninashyizamo akazogera biza kurenga kubera ikibazo cya network nigeze kugira bigenda binyibagira gutyo ubwo ndaza kugahindura. Nawe jya uhindura mining ku buryo bwari bwo bwose, habe mu gicuku mining, habe mu gitondo mining, habe ku manywa mining, habe byari mining. Kuko launch niba uzavuga uti ese mfite iki ujyanye iki aho uzasereka mu bandi ugahiga imihigo nawe ukesa imihigo uzaba ufite iki wowe. Payi nizo zangombwa naho ibyangombwa byo turahari ngo tugufashe kubikora nutabisobanukirwa. Kandi YouTube birahari ibiganiro bigiye kujya binyuraho nimushaka n'ibya live nabyo tuzabikora sibyo. Ariko mu byo kuri icyo dushaka tukigereho buri wese he kugira urengana cyangwa se ngo ahombe. Murakoze mugubwe neza. Umuntu utarakora subscribe nayikore. Hari umuntu wambwiye ati ko ndi umushuti wawe ukaba utamfasha ibinebe nkuraho subscribe yanjye wibuka ko ntigeze ngufasha kuyikorera uyinzanira. Icyo ntago ari ikintu bankubitisha ngo no ko wampaye subscribe. Wibuka ko mbere na mbere iba mu nyungu zawe. Ayo masomo buryo utayikoze hari nabandi bayikora. Sishaka kumuvuga izina nta n'impamvu yo kumuvuga ariko atazagira nundi ubinkubitisha ngo nuko ntamufashije ngo mu buryo butameze nk'ubwo mfashamo abandi uburyo washaka. Oya, turi hano kuri business. Ibi ngibi mubyirinde nta muco mwiza urimo rwose. Ntukarihingutse no mukanwa uvuge ngo none ko ngufollowinga ngo njya kucyukwankore ibi ngo njyane subscribe yanjye mama nangaye. Nakubwira iki umbwira ngo ushakira ingata yo kuyikorera pe naho ubundi ibyo nta ari ingeso nziza habe namba habe shwi ibyo so umuntu ngayo nguko. Ubu mumenye ukuntu gutegura ibi biganiro bigora gucukumbura amakuru kuyahiga no kuyatangaza. Wababwira njya kurangiza ikiganiro icyuya nabize icyuya ibintu byacitse ariko mwarangiza mukaza gukanga umuntu ngo njyane subscribe yanjye. Aha najya kumenyesha yuko mugenzi nk'ubu nkweretse ijanisha ry'abantu bakurikiriye cyano batarakoze subscribe wakumirwa bari ku kigereranyo cya 60% ha subscribe si 40% ariko abantu bagiye bacisha mujye mucisha make bavane tubane kaba gaciyemo mbona bashaka kubatunganya kubera ko ari aba banzengereje mujye mubyihanganira. Ariko murabiza abo tumaze kumenyerana nta nabi mfite habe namba niyo nanayigira sinaba nguhoye ubusa nkuko nawe naba nkwitura ibyo ngiriye. Sibyo yuko ntitura umuntu inabi ahubwo kaba gaciyemo nyine kwa kundi kwacu kwa Kinyarwanda nta kundi twabishye. Mujye mwihangana erega hano wenda kunshyira nkuko ntaho nagushyira. Rero tujye tubana neza. Murakoze mugubwe neza. Mu mining nicyo kintu cya mbere rata kandi ikindi cya kabiri wuzuza ibisabwa. Icya gatatu ukurikira amakuru. Icya kane urinde umutekano wa konte yawe. Icya gatanu utegereze wihanganye ufite ibyiringiro yuko ibyo ugamije bizagerwaho. Icya gatandatu itariki zageze itegure mera nk'ukora imyitozo uvuga uti zirihe tugeze mu minsi 40 byaratangiye ari amezi angahe 6 none iminsi 40 isigaye karabaye pen mainnet yabaye harajyaye kabaye ubuhanuzi burasohoye pe inzozi zibaye impamo abanyamugisha barabonetse abaherwe barabaye. Hari umumama ejo wambabaje ambwira tubuko ko nanjye nzareka akagataro naramubwiye ntuzanakibuka ukunda toyas mama ihangane muvandi humura
bizasohora, ntawe bitakwira, nta n'uwo bitabera, nuko bitinda kuza. uri umuntu nk'abandi, ntatandukanye. Ntabwo azi kuririmba, ariko ntabwo utandukanye n'abandi, dusumbanwa ubwo bushobozi gusa, kandi igihe kizagera n'ubundi buri wese azagira ubushobozi bwe, ariko bwisumbuye ubwo ufite di bunabuhejeje, ari nayo mpamvu zitwa umuherwe. Mugire ibyiringiro. Murakoze.